Sasa niki imbere yawe Mana ngo ngushime. Sasa niki ntakomeze simfite ubutunzi namba none sasa niki imbere yawe umutima uyu utware niwo mfite kandi nawo si mwiza, ndagusabye nguranire. Nzasa niki imbere yawe Mana ngo ngushime. Nzasa niki. Aho neza ndabasuje mu kivandimwe Uwiteka aduhana umugisha. Natwe twiringire nk'ibisanzwe ndabasuhuje aho muri hose, waba uri mu kazi, waba uri mu rugo, waba ibyo wari murakora byose, ndagusuhuje. Komeza ugubwe neza, Imana iguhereze umugisha. Ni muri ako kanya rero nari kubabwira ko dufite content yitwa himbaza, aho tugiye duhimbaza Imana aho waba uri, aho waba uherereye hose. Tuzajya duhimbaza Imana mu buryo kugira ngo twiyumvemo urukundo rw'Imana binyuze mu ndirimbo. Rero tuzajya dukoresha indirimbo za korali zigiye zitandukanye cyangwa se abahanzi batandukanye. Bizajya bigenda nuko mwagiye mwandika muri comment mutubwira ngo iyo twakunze ni iyi ngiyi, muri iki cyumweru twakunze ni iyi ngiyi, tuzayitora iyo dushyiramo. Rero iyi channel ni iyanyu, twese tugomba gufatanya kugira ngo dukomeze kuzamura ireme ryayo, ndetse no kugira ngo buri wese aho ari ajye yumvamo ko aguwe neza binyuze kuri ino channel. Rero icyo ngusaba ni ugukomeza gukora subscribe cyangwa se ugakora share nimba bigukundira, ukabikundisha bagenzi bawe kugira ngo nabo ubutumwa buca kuri ino channel uzajya ubwihererana, ndetse n'inshuti zawe, abavandimwe, umuryango, bose babashe kuba babwumva. Ni muri ako kanya rero nagira ngo nze mbibabwire yuko bitarenze iminsi 2 tuba twatangiye kubagezaho ibikorwa tugiye gutangira gukora kuri ino channel. Ndumva ari ibyo ngibyo, mukomeze kugira ibihe byiza. Rero dufatanya, Uwiteka akomeze kuduhana umugisha. Ndabakunda cyane, kandi ikindi ntibagiwe, ndagira ngo nsuhuze abantu bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, kuko ngiye kano kanya ndi mu Rwanda. Njya mbona comment zanyu, ndabasuhuje mwese aho mari. Uwiteka akomeze kuduhana umugisha. Rero